Nshuti namwe vane mwese durano kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkabanyira ngo mwese mbahe ikaze neza na kuri Studio Umutware kandi mbifuriza kugira amahoro. Kuri mwe mwese mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbibutse nti mwibuke kwiyandikisha mukande hano hasi handitse subscribe, follow, like, share ndetse niriyanzogera muyikande. Kubera iki? Kubera ko twifuza ko igihe cyose tumaze gutegura ibi biganiro muhita mubibona ako kanya. Cyane cyane niyo turi kubikora live cyangwa se indirect, turifuza ko muhita muza tugahuza ibiganiro. Kuri mwebwe rero mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbabwire nti igihe cyose mubona ndi hano imbere ya kamera cyangwa se inyuma ya kamera, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Abasanzwe baza hano barabimenyereye kari uko nguko buri genza ameze, kandi ndagira ngo mbabwire nti mwese mubikoreshe nk'igipimo mugenzura ko ibyo tuganira, amagambo tubaha, information tubaha ko ziri mu buryo, ko zitagotamye cyangwa se zihetamye. Ibyo mubona bitari mu buryo cyangwa se bigoramye muducyahe kandi munatugorore, ntago turabere. Ibyo mubona bifite akamaro biri kubaka mudushyigikire, muduteze imbere kugira ngo dukomeze kubibagezaho. Kubw'ibyo rero nkabangira ngo mbashimire in advance kugira ngo tubashe kwinjira muri iki kiganiro, duhuze ibiganiro kandi mbabwire nti muze mwisange mwese aho muri hose dusangire ijambo. Uyu munsi rero ni umunsi turi mu kwibuka ku nshuro ya 26. Bikaba byatangiye kuri itariki ya 7 officially, bikaba bizamara umwanya bivuga iminsi 100 hari ubwo nimba nibuka neza, ni iminsi 100. So ubwo rero ndagira ngo tuganire ku kwibuka, tubiganireho neza cyane cyane mwebwe abanyarwanda bo muri hose, kubw'umwihariko ariko young people, rubyiruko. Mwebwe mufite hagati y'imyaka abavutse guhera uyu munsi ku itariki ya 7 Mata 1994 kugera juste uyu munsi, noneho kava kuri iyo kategori cyangwa se muri icyo cyiciro, noneho kanashyiraho n'icyiciro cy'imyaka yacu twari turi bato cyane turi mu gihugu, itsembatsemba riba natwe ndagira ngo nishyiremo muri icyo kigero, none n'abari badukureho gatoya. So ndifuza ko uyu munsi tuganira kuri uko kwibuka kw'abavandimwe b'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi batsembatsembwe kuva nk'uko bivugwa mu mategeko kuri itariki ya 7 kugera mu kwa 7 intambara irangiye. So uyu munsi wahariwe abo Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi wo kwibuka gutyo tubyumvikaneho. So rero young people, rubyiruko, uyu munsi ndagira ngo mbashishikarize mbabwire nti kwibuka ntibibe umuhango gusa. Kwibuka ahubwo tugire no gutekereza. Uyu munsi wowe wavutse ku itariki ya 7 ufite imyaka 26. Happy birthday by the way, isabukuru nziza kuri mwebwe mwese mufite iminsi myiza y'uyu munsi. Nubwo bwose turi mu cyunamo ndabibifurije ku mugaragaro. So uyu munsi rero umwana wese wavutse uwo munsi afite imyaka 26. Imyaka 26 ni imyaka ushobora gufata inshingano zose uhawe, cyane cyane inshingano zijyanywe no kuyobora igihugu cyacu nk'abene gihugu. Mwibuke ko twese turi abene gihugu, young people, mubyumve mubyibuke. Uyu munsi rero nimba turi mu kwibuka, mumenye icyo mwibuka ari igiki. Ntimupfe kwibuka kubera ko mubwiye ngo mwibuke. Ndifuza rero kuza kubaha icyo nakwita homework cyangwa se devoir cyangwa se umukoro mu Kinyarwanda. Birakenewe kubera ko nimba tugiye kwibuka gutyo gusa tutazi n'ibyo turi kwibuka ngo kubera ko ariko babivuze, ni ngombwa ko noneho tujya kureho gatoya kugira ngo tumenye niba icyo turi kwibuka. Ntabwo kandi upfa kwibuka gutyo gusa, ibintu hari aho bigomba kuva. Ibintu byose bigira isoko. Turi kumwe. So uyu munsi rero young people, namwe bari mu kigero cyanjye nakwivugamo,
namwe mudukuriyeho gatoya. Ejo hazaza izi nshingano zo kuyobora igihugu ni twebwe zigwaho, ni mwebwe zigwaho young people. Ntitube ingorofani, ntitube ingorofani. Bisegureho, nta muntu n'umwe nshaka gutuka cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo, ariko ndagira ngo mbabwire nti uyu munsi murakuze, muciye ubwenge. Twibuka abavandimwe bacu bo mu bwoko bw'Abatutsi bishwe mu itsembatsemba. Tubibuke, tunamenye niba iki turi kwibukaho. Isoko y'itsembatsemba ni iyihe? Uyu munsi nimba mwibuka ariko ntimuvuge ngo iyo soko ni iyihe, murumva yuko muramwibutse ibintu nakwita ko ni ukwibuka amateka yanyu, ariko amateka yashyizwe mu gitebo. So ndagira ngo mbashishikarize mbabwire nti uyu munsi mwirebe nk'abene gihugu. Ibintu byose by'igihugu ni ibyanyu, amateka yose y'igihugu ni ayacu, ni ayanyu. Nta munyarwanda n'umwe usumba ubundi. Maze igihe ndirimba kandi nzakomeza kuririmba itegeko nshinga ry'u Rwanda, ari ryo nita amasezerano y'igihango. Aya masezerano y'igihango adusaba yuko twese abana b'u Rwanda twubaha itegeko nshinga cyangwa se tukayubaha. Sinabyo byonyine, atubwira yuko cyane cyane nyuma yuko amaze kuvugururwa, ni itegeko yuko twese aho tuva tukagera twita ku mibereho y'abatishoboye bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Birimo murabizi, abatabizi ndagira ngo mubwire ntimuze kuza gusoma ibindi kuvuga, hari impamvu ndi kubivuga. Itegeko nshinga cyangwa se aya masezerano y'igihango niyo masezerano arenga andi masezerano yose, niyo abirenga. Mugomba rero kwibaza muti byageze muri aya masezerano y'igihango gute? Isoko yabyo ni iyihe? Ndashaka kubaha uwo mukoro. Isoko yo kudushishikariza twese kumva neza itsembatsemba ryakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi ni iyihe? Kubimenya ni byiza, hanyuma se nyuma yo kubimenya dukora iki? Dukora iki? Mwibuke yuko young people, igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'abanyarwanda bo mu bwoko butatu. Hari Abahutu, hari Abatutsi, hari n'Abatwa. Itegeko nshinga cyangwa se aya masezerano y'igihango areba abanyarwanda bose. Areba abanyarwanda bose. Uyu munsi aya itegeko nshinga twese nk'abanyarwanda aho turi twese twavuze yuko tugomba kumenya neza ko twise ku mibereho y'abatishoboye bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Turi kumwe? Byagenze gute kugira ngo bigere aho ngaho? Ikindi cya kabiri, ndagira ngo mbasabe mwese yuko mukeneye gusoma iri tegeko nshinga ryose, kubera ko ndifuza yuko uyu munsi iki kiganiro tugisoza mbasabye nti mumenye neza ubusumbane bw'amategeko yo mu Rwanda. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu by'abanyamategeko gusa, buri muturarwanda, buri mwene gihugu agomba kubimenya. Nimutabimenya muricwa nabi, nimutabimenya itsembatsemba rishobora kugaruka. Nuko nguko bikomeye young people. Uyu munsi ndi kubavugisha ntabishyize mu matamatama, kubera yuko mumaze guca ubwenge. Uyu munsi mumaze guca ubwenge. Ejo nimwe muzaba muri kuyobora igihugu, nitwe tuzaba turi kuyobora iki gihugu. Amakosa y'aba papa na ba mama, amakosa y'aba sogokuru na sogokuruza, amakosa y'abanyogokuru na banyogokuruza
ayabo. Uyu munsi amakosa yose tuzakora, amakosa muzakora, ni mwebwe azabazwa. Ntago azabazwa papa, ntazabazwa mama, ntazabazwa sogokuru cyangwa nyogokuru, sogokuruza cyangwa nyogokuruza. Tubyumvikane rero. Kubera rero ubwibyo ni ngombwa yuko uko kwibuka kutubere noneho kwibuka birenze umuhango. Turi kwibuka iki? Isoko y'ibyo turi kwibuka ni iyihe? Ndashaka kubaha uwo mukoro. Ikindi, hari ikintu gikomeye ngira ngo mutangire gutekerezaho, kandi nacyo kiri mu itegeko nshinga, kiri mu masezerano y'igihango. Mutiso icyo ni igice Freeman. Hari ibintu byitwa ko ari amasezerano mpuzamahanga abujijwe. Nanone ndagira ngo mutekereze ni irihe sano ryo kwibuka uyu munsi n'amasezerano mpuzamahanga abujijwe, mbese abungamiye itegeko nshinga ry'Abanyarwanda, abungamiye iki gihango cy'Abanyarwanda. Ikindi ndagira ngo mumenye neza ivuguruzanya hagati y'amasezerano mpuzamahanga n'itegeko nshinga cyangwa se aya masezerano y'igihango. Nzi neza ko abenshi mutabyumva, ariko ndagira ngo mbabwire nti uyu munsi mumaze gukura. Reka mbigereranye n'ibyo abakurambere bavuze bati mufite isuka, mufite amasuka uyu munsi, cyane cyane mwe mufite imyaka nka 26, amasuka yanyu amaze iyo myaka 26. Tumaze imyaka 26 duhinga mu murima urimo amabuye. Bamwe muri twe ntitumenye ko harimo amabuye. Abakurambere baratubwiye ngo ibuye rigaragaye ntago ryica isuka. Turi kumwe young people. Abatumva ibyo mvuga mugende mujye gukora umukoro mu ibyo ndi kuvuga muri uyu mwanya. Dukeneye kuvana amabuye mu murima. Aya mabuye ntiyice amasuka turi gukoresha. Uyu munsi turi kuganira uyu munsi isoko y'ibibazo turimo, cyane cyane isoko ijyanye no kwibuka iri tsembatsemba ryakorewe Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi rirahari. Ubwo bumenyi busesuye burahari, buri mu gihugu burabitse, buri na hano hanze y'igihugu burabitse. Ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burabitse, burahari. Amabanga akomeye. Young people, ndababwiye nti uyu munsi hari amabanga y'igihugu yanyu muhishwe, mukeneye kumenya. Amabanga bamwe mu bayobozi bo mu gihugu imbere bafite uyu munsi, ariko badashaka kutuganiriza, badashaka kuduha, ajyanye no kwibuka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arahari naho. Mutekereze ukuntu abanyamahanga bamenya amabanga mwebwe w'abene gihugu mutazi. Mubyumve neza young people, ibi ndi kubabwira ni serious, kubera ko ntago turi ingorofani, ntago muri ingorofani. Ndabubaha cyane kugira ngo mbabwire nti iyi generation yanyu yacu ntago tugomba gukora nka generation ya ba papa cyangwa se nka generation ya ba sogokuru ndetse na ba sogokuruza. Turi mu isi yirukanka cyane, turi mu isi igendera ku bumenyi, kuri information. Muzi gucukura ubumenyi. Ndagira ngo mbahe homework, cyane cyane mwebwe mufite ubwene gihugu bw'ibi bihugu bindi bikomeye, mufite ububasha bwo kujya muri aya mabanga ahari mukayamenya. Ndagira ngo mbabwire nti mujye gucukura amabanga yo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuva intambara yatangira mu 1990 kugera uyu munsi, muyacukure muyumve.
young people nimwe ndi guha uwo mukoro. Umwana w'umunyarwanda wese ufite imyaka 26 waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ndagira ngo nguhe umukoro. Nimba ufite ubwene gihugu bubiri, igihugu urimo ujye kugenda widocumente, ujye kugenda ucukure ubumenyi bujyanye n'igihugu cy'u Rwanda, ubumenyi bujyanye n'itsembatsemba ryakorewe mu gihugu cy'u Rwanda ku bavandimwe bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ugende noneho unacukure urebe neza ni ruhare ki Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu babigizemo, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi babigizemo, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatwa babigizemo. Nimubimenya noneho twicare neza nk'abana b'igihugu, abana b'u Rwanda, dusesengure neza, kubera ko uyu munsi amabuye ari mu mirima yacu nitubona ko ahari tukamenya naho aparitse ari, ntago azongera kwica amasuka yacu. Tuzahinga imyaka yere, turabahinze twese kandi dukunda igihugu cyacu. Ndagira ngo mbibasabe young people, bibasabe, kuko uyu mwanya turi kwizihiza cyangwa se turi kwibuka iyi miryango y'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi yatsembatsembwe. Ntabwo ari ibintu byahanutse mu ijuru ngo bam biguye hasi. Bari gutsembatsembwa, abandi Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu bari gukora iki? Bari hehe? Abandi Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi bo bari hehe? Abasigaye. Abandi Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatwa bari hehe? Ibi bintu birakomeye kugira ngo abantu bari gukoresha inyungu zabo, bari kurebera inyungu zabo, batugumisha mu gicucu cyangwa se mu mwijima, bakomeze kutuyobora ahantu habi. Niko byatangiye, niko bikomeje kugenda, ni nako bizakomeza kugenda mu gihe duhisemo kuguma muri aka gatebo kamwe badushyizemo. Ibi bintu ndi kubabwira birakomeye, ariko nzi yuko mumaze guca ubwenge. Nta macakubiri namwe nifuza ku Banyarwanda, namwe sinabyo byonyine, n'amasezerano y'igihango andeba yacu arabimbuza, kandi ndayubaha, nzi ko namwe muyubaha uyu munsi. Ariko hari itandukanyirizo hagati yanjye namwe benshi. Nafashe umwanya wo kubisoma, ntabwo ndabyumva neza byose, ariko ndakeka nshobora kuba mbyumva kurusha benshi muri mwebwe ho gato b'abana. Ndagira ngo mbasabe mujye kurisoma. Ntabwo bifata umwanya na mutoya, ntabwo bifata umwanya na mutoya, kubera ko nimba noneho ubutaha tugize ikiganiro, ndashaka kugira ngo mubashe kumva ibyo ndi kuvuga. Ntimwe mumeze nk'umwana w'uruhinja uri kumbona ndi kurya inyama ya burushete, nta bihanga afite byo kwirya. We yagombye kuba ari kunywa bibero irimo amashereka, cyangwa se ari kwiberera iri kunywa amashereka. So niyo mpamvu ndi kubashishikariza ngo mujye gusoma. Nimba mutazi gusoma, mutubwire tubasomere, tubishyire muri audio, ariko mufate umwanya wo kubimenya. Ntabwo tugomba kugurisha igihugu cyacu. Iki ni igihugu cyacu, nicyo cyonyine dufite. Muzi neza yuko nk'Abanyarwanda bacicikarije hirya no hino ku isi, nta bwene gihugu, abenshi nta bwene gihugu bwo muri ibyo bihugu bafite. Kutagira ubwene gihugu ni ukutagira uburenganzira busesuye nk'ubw'umuntu wavukiye muri icyo gihugu. Mubyumve neza, kutagira uburenganzira busesuye, hari ibintu byinshi bikuvanaho. Wowe rero w'umwene gihugu, ni inshingano ki ufite nk'umwene gihugu zigufasha kugira ngo mu kwibuka
unarinde abandi bene gihugu bameze nkawe, baba bari abanyarwanda bari mu gihugu cyangwa se abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Ufite inshingano zikubwira ko ugomba kubarengera bose. Ariko nimba utabizi ugakeka ko ibyo ari ibintu bireba abasirikare b'u Rwanda gusa cyangwa ari ibintu bireba abayobozi b'u Rwanda gusa, uraba wibeshye, kubera ko wowe nk'umwene gihugu ibyo niho byose bihurira. Udahari u Rwanda ntirwaba ruriho. Abazungu nibo baba baruyoboye cyangwa se abanyamahanga, ntabwo ari necessary abazungu. Ariko ndi kugira ngo mbabwire nti ibi mbabwiye musubiremo ntimuntera amabuye mutari mwumva neza ibyo ndi kuvuga. Ntimuntera amabuye muvuga ngo nzanye amacakubiri. Ntimuntera amabuye muvuze ati uyu mwana azanye, harya babyita ngo ni negations, ngo nzanye za divisionism. Young people, dufite umukoro ukomeye uyu munsi. Abayobozi b'igihugu bari mu kangaratete, bagoswe n'abandi. Iyo ni homework, ni umukoro mukeneye kugenda ngo mumenye ibintu ntago uko bibigaragara hejuru ariko bimeze muri reality. Ndagira ngo mbabwire. Kubw'ubyo rero maze gufata iminota 20 kandi meze nkaho ndi kuvuga igishinwa kuri mwebwe benshi. Ndifuza ko iki kiganiro mwebwe muza kucyumva mucyumve kabiri. Aba bari interest mukore commentaire, mugire icyo mubivugaho hasi. Abandi mwifuza ko tukoraho debate cyangwa dukomeza kubiganiraho, mukoreshe WhatsApp ya Studio Umutware, munyandikire. Tumaze gukura young people. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu utazi kuyobora icyo ari cyo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uri gufasha abandi nta nshingano ufite izikureba. Inshingano zireba n'abandi n'inshingano zireba n'ibindi bihugu. So uyu munsi rero twibuke, tuzi neza yuko uko kwibuka kuri mu gitebo, kwicaye mu gitebo, kandi igitebo ni gito para raporo y'igihugu cyose. Muri kumva? Abo ndi kubwira igishinwa mu mbabarire, kandi ndagira ngo mwese ndashaka kubihanganisha mwese, abana b'u Rwanda. Buri mwana w'u Rwanda wese uzi wese ko ari umwene gihugu, ari umwana w'u Rwanda. Watakaje umuntu n'umwe kuva mu mwaka intambara yatangiye kugera uyu munsi, kuva mu 1990 kugera uyu munsi. Ndashaka kukwihanganisha, ndashaka kwihanganisha umuryango wawe. Noneho nkanarenzaho, ntifuza noneho no kwihanganisha abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari bashize, kubera ko ababisha bandi bashatse kubatsembatsemba. Ababisha babanzi b'igihugu niko mbita. Dukeneye kumenya neza abo babisha ni bande. Dukeneye kubimenya neza. N'ubundi kubera ko iminota yanjye yamaze kugenda, ngiye kubaha kandi kantu, ngiye kurangiriza ku kandi kantu gatoya. Mugatekerezeho mwese young people. Abakuru barabizi, ariko mwebwe mugitangiye gukura mubitekerezeho. Uyu munsi hano mfite igikombe, muri kukibona. Iki gikombe nimba ngishyizemo uburozi, sibyo? Noneho nkacyuzuza, nkaza nkakiguha ngo akira, wenda tuvuge ko ari amazi, nkavuge nti akira.
nkaguha amazi arimo uburozi cyangwa se nkareba ikindi ngo kirimo uburozi, sibyo? Buruzuye. Biragufata igihe kingana iki kugira ngo upfe? Unyweye uburozi buri muri iki gikombe cyose, ushobora wenda kuba upfuye mu isaha imwe cyangwa se ushobora kuryama ntukanguke, sibyo? Noneho undi akaza nawe agafata iki gikombe akacyuzuzamo uburozi, ariko noneho agafata akayiko gato cyane, sibyo? Akajya afata akayiko gato karimo uburozi, noneho akaza akagishyira mu kindi kirahure cyangwa se mu kindi gikope akaguha. Kubera ko bwa burozi atari bwinshi buri kukwinjiramo. None ikibazo ndi kubabaza, uzabaho kubera ko unyweye uburozi buke cyangwa se uzabaho kubera ko uri kunywa uburozi bwinshi? Ntago nasaze, ndi kugira ngo ngire aho mbajyana. Uyu munsi young people, kutamenya ubumenyi nyabumenyi bw'igihugu ni nko guhabwa cyane cyane iyo ari ubumenyi bw'ingenzi bushobora kutugirira nabi cyangwa se bukatugirira neza. Nabinganya nko kuba umuntu ari kunywa uburozi, kunywa igikombe cyuzuye uburozi ugapfa ku kanya, cyangwa se umuntu uguhaye akayiko gatoya n'ubundi ukazapfa ariko wenda akamara nk'imyaka 10. Kimwe upfa vuba, ikindi ugapfa gahoro. So uyu munsi nimba rero tutari ku murongo umwe nk'abana b'u Rwanda, abantu bagakomeza kutubeshya babifitemo inyungu zabo, wamveba cyangwa ukaveba uyu wundi cyangwa ukaveba uyu wundi, ntaho dutaniye. Ni nkaho twese bari kuduha uburozi, turi kurisha akayiko gatoya tutamenye ko ari uburozi. Uduhaye uburozi yicariye ahandi, nta n'icyo wari kwirebera gutyo gusa. Noneho tugafata wa muntu umpaye akayiko karimo uburozi akaba ari nkubita ngurandoze. Ariko uri responsable cyane ni wa wundi wakoze uburozi akabuzana. Turi kumwe? Icyo nicyo ngiye gufungiraho. Deja iki kiganiro kimaze iminota 27. Mumbabarire young people. Ibi ndi kuvuga nabuze aho ibintu bihera kugira ngo tubiganire, kandi ndi no kugira ngo ngerageze uko mbishoboye kose ntagira uwo nsesereza, kuko turi mu mwanya wo kwibuka. Twibuke aba banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batsembatsembwe. Tubibuke, nabo ni abanyarwanda. Tubibuke rwose, kubera ko amategeko yatubwiye ko ibi bihe tugomba kubibuka. Tugomba rero kuyubahiriza. Ariko dukeneye no kurenzaho, kuko abanyarwanda bafite ubwoko butatu: abatwa, abahutu n'abatutsi. Dukenere turenzeho. Ikindi ndangize mbabwira nti ndabakunda mwese, ntago nzanye ibintu by'amacakubiri cyangwa ibintu by'amoko. Amoko turayazi ariho. Amoko yanditse mu itegeko nshinga ubwaryo. Kuko amoko ari mu itegeko nshinga, nkaba ngomba kumenya itegeko nshinga, ukaba ugomba kumenya itegeko nshinga, twese tukaryubaha. Kuvuga ubwoko ntago bingira igipinga, ntago bingira ikigarasha, ntibingira intore cyangwa se intera hamwe, ahubwo bingira umwene gihugu uri gushaka gusobanukirwa. Ni n'inshingano zanyu abadukuriye, aho ngoramye uyu munsi kunkosora no kunyigisha neza kugira ngo mbyumve. Ariko nta na rimwe muzatubwira ngo muceceke ngo amoko ntabaho. Amoko yaje mu Rwanda ntaravuka, amoko yaje mu Rwanda mutaravuka mwebwe ba papa ba mama, amoko yaje mu Rwanda ba sogokuru mutaravuka na ba sogokuruza, ndetse na ba nyogokuru na ba nyogokuruza. Amoko yaje mu Rwanda, u Rwanda rugihangwa. Yahozeho, ariho kandi azanakomeza kubaho. Ariko amoko ntago ariyo uyu munsi angira umwanzi, ntago ari yakugira umwanzi kuri jewe. Ntago nemera kuri umwanzi kubera ko uri ubwoko runaka uyu munsi. Ntago nge mbyemera ku giti cyanjye. Muzabimbazaho mushaka kubimbaza hose, ibyo nabihagararaho.
nkaba ngira ngo mbashimire mwese ababashije kumva iki kiganiro kugera ahangaha. Nongere mbashimire. Mbibutse nti kuri mwe mukiza mutari mwiyandikisha mubyibuke mukande subscribe, share, like ndetse n'inzogera muyikande kugira ngo ibi biganiro turi kubagezaho mubashe kubyakira, mubashe kubyumvaho, mubitekerezeho tuganire. Guys, ndababwiye nti dufite imirimo ikomeye iri imbere. Abayobozi bazi ko hari imirimo ikomeye, baragoswe, dukeneye kubagotora uyu munsi. Bagoswe nabande mujye kubishaka. Murakoze cyane, ni jyewe Singera nkabo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Turi kumwe, tuzahure mu kiganiro gikurikira. Ndashaka ko muza kumbaza, mutinyuke mumbaze ibibazo, ndabavugisha, ndabasubiza ntari kubabeshya, kandi mugende mujye kubiverifiya. Mugire umunsi mwiza, umunsi wo kwibuka abavandimwe bacu bo mu bwoko bw'Abatutsi bazize iri tsembatsemba. Muramukeho neza.